Philadelphia Imana iratsinda. Yesu ashimwe, Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Turashimira Imana cyane, uyu munsi ni umunsi mwiza Imana yaturemeye kugira ngo tunezerwe. Ni Gatera Jose ugarutse kuri Philadelphia, ariko twongeye kugirirwa umugisha, turi kumwe n'umutumirwa wacu. Ndagira ngo si ubwa mbere mu mubona uri kuri ekara, si ubwa mbere, ndagira ngo abibwire birambuye, hanyuma twongere dukomeze dusubukure aho twari twageze. Pastor turakwakiriye. Pastor Mpazi Birego utuye hari Remera, irindi zina ni Pierre, nkaba cumbitse hari Nyabisindu munsi ya controle technique. Murakoze. Pastor Mpazi Birego Pierre, Imana iguha umugisha, twishimiye kongera kukubona. Murakoze namwe. Inyigisho zawe zaradufashije zo mu byahishuwe. Ngira ngo ntibeshye icyo gihe twari twahereye ku gice cya mbere, ariko ndibaza ko uyu munsi tugiye gusubukura, sinzi uko waduteguriye. Mwuka w'Imana akomeze agufashe. Murakoze cyane. Turakwakiriye. Nkuko twari twaganiriye ubushize, twari twavuze ko irihishurirwa rya Yohana ubundi hari uburyo burindwi bw'itumanaho hagati y'Imana n'abantu. Iri ni ihishurirwa, ariko Imana ishobora gusanga abagaragu bayo mu nzira yo kubonekerwa, Imana ishobora gusanga abagaragu bayo mu nzira y'inzozi, Imana ishobora gusanga abagaragu mu nzira yo kwerekwa, Imana isanga abagaragu bayo mu nzira y'igitangaza n'ikimenyetso, Imana ishobora gusanga abagaragu bayo mu nzira y'ubuhanuzi, Imana ishobora gusanga abagaragu bayo mu nyandiko zidasobanutse, Imana ishobora gusanga abagaragu bayo mu ihishurirwa. Aburahamu yarabonekewe, Yakobo yararose, Ezekiyeli yareretswe, Gideon yakoze mu kimenyetso n'igitangaza, Esaya yarahanuye, Daniel yakoresheje inyandiko zidasobanutse, na Yohana akoresha irihishurirwa. Twaganiriye ko aya magambo Imana yamuhaye ari mu kirwa cy'Ipatima, twavuze ko agizwe n'ibice bitanu. Igice cya mbere twaganiriye, twavuze ko ari igice cy'itorero, igice cya kabiri tuvuga ko ari igice cy'intambara, igice cya gatatu tuvuga ko ari igice cy'ubutegetsi bukomeye, igice cya kane tuvuga maraya n'irimbuka ry'i Babuloni, igice cya nyuma cyavugaga kugaruka kwa Yesu. Nabitanze ubushize, ubu tugiye gutangira noneho ku gice cya kabiri, ariko ku gice cya mbere twe twabonye amagambo. Igice cya mbere umurongo waho nuwa 10 kugeza kwa 12. Twumva amagambo ko avuga. Aya magambo Yohana ari mu kirwa cy'Ipatima, ijambo ry'Imana riravuga ngo njyewe Yohana musangiye amakuba n'ubwami no kwihangana, nari mu kirwa cy'Ipatima bampora ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu. Abantu benshi ntago kugezana n'uyu munsi barumva ubuhamya n'amateka y'ubuzima. Noneho ni amateka y'ubuzima, ubuhamya biratandukanye. Noneho rero ubuhamya hano, umuntu wese wazi ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu niwe ufite ubuhamya. Naho umuntu uvuga ngo nari pastor iki gihe, ayo ni amateka y'ubuzima. Nayo uvuga ngo Imana yagukuye ahakomeye, ni imirimo ikomeye y'Imana uri guhamya imbere y'iteraniro, ariko ubuhamya buba burimo kurengana. Umuntu wabwira ijambo ry'Imana akabizira niwe ufite ubuhamya. N'imirimo myiza ikomeye y'Imana ni myiza kuyibwira iteraniro, ndetse n'amateka y'ubuzima. Iyo mvuze ngo Mpazi Birego nabaye pastor muri 1994, mbwiriza ahantu imyaka 5, mba pastor imyaka 10, ubwo ntabwo ari ubuhamya, ni amateka y'ubuzima. Hano rero kuri Yohana we ni ubuhamya bw'ukuri, kuko yazi ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu. Hano aravuga ngo ku munsi w'umwami nari mu mwuka, numva inyuma yanje ijwi rivuga ry'impana ririmbwira riti, ibyo ubonye andika wohereza amatora 7 yo muri Aziya. Umunsi w'umwami ubundi wasobanuraga kuzuka kwa Yesu. Umunsi w'umwami usobanura igihe wakirirwemo. Umunsi w'umwami ushobora igihe wagenderewemo. Hari ukugendererwa none, hari igihe wakirijwemo, hari igihe Yesu yazukiye, hari igihe n'umunsi w'umwami Yesu azagarukaho. Wose ni umunsi w'umwami, ariko umunsi w'umwami bavuze ahangaha ni umunsi wagenderewe. Kandi buri wese agira umunsi w'umwami. Ugira umunsi w'umwami wawe, nanjye nkagira uwanjye, n'uyu akagira uwe. Uyu wari umunsi w'umwami ariko kuri Yohana wenyine, kuko abari bahungiye mu kirwa cy'Ipatima bari benshi, ariko agirirwa ubuntu ho kugenderwa n'Imana. Ako kanya agirirwa ubuntu, Imana imwereka ibikomeye byo gutangira kwitoro kugeza ku mperuka y'isi. None hano ku murongo wa 10 karavuga ngo nuko
mpindukizwa no kureba ijwi ryavuganaga nanjye. Mpindukiye mbona ibitereko by'amatabaza 7 nk'uko twavuze ngo ibitereko by'amatabaza ni amatorero by'izahabu, kandi hagati y'ibyo bitereko by'amatabaza mbona usa n'umwana w'umuntu ni Yesu. Yari yambaye igishura ni ishusho y'ubutabyi, kandi yambaye umushumi w'izahabu mu gituza. Yari kuri muri Yesu. Umutwe we n'umusatsi we byasaga n'ubwoya bw'intama, yarangwaga no guca bugufi cyangwa nka sheregi ugutungana. Amaso yasaga n'ibirimi by'umuriro, bisobanura umucamanza azaza mu ishusho y'ubucamanza. Ibirenge bye bisa n'umuringa w'umuteke, yarangwaga no kunesha, utunganijwe mu ruganda. Bavuze gutunganirwa mu ruganda ni ukurwana n'ibigeragezo ukanesha. Ijwi rye ryari rimeze nk'iry'amazi asuma, amazi menshi n'abantu. Mu kuboko kwe kw'iburyo yarafashe inyenyeri 7. Inyenyeri 7 nabarebera amatorero cyangwa abashumba bayo. Mu kanwa havamo inkota isya ifite ubugi impande zombi, ni ijambo rye. Mu maso he hari hameze zuba iyo rityaye, ni ugukiranuka kwari muri we. Mubonye ntyo nikubita imbere y'ibirenge bye nk'upfuye, anshiraho ukuboko kw'iburyo arambwira ati witinya, ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka kandi ndi uhoraho. Icyakora nari narapfuye, ariko none dore mporaho iteka ryose, kandi mfite imfunguzo z'urupfu n'iz'ikuzimu. Nuko wandike ibyo ubonye n'ibiriho n'ibiri bukurikireho hanyuma. N'ubwiru bw'inyenyeri 7 izo umbonanye mu kuboko kwanjye kw'iburyo, iby'ibitereko by'amatabaza 7 by'izahabu. Dore izo nyenyeri 7 nizo bamarayika b'ayo matorero, kandi ibitereko by'amatabaza 7 n'ayo matorero uko ari 7 niyo tugiye kuganiraho. Itorero rya Efeso, aya matorero uko ari 7 nubwo agaragara ahangaha, ariko yabanje kubaho mu isezerano rya kera nk'igicucu cy'ukuri kwari kugiye kuzahishurwa. Efeso rero yashushanyaga abisirayeli bari kuva mu Egiputa. Simuruna yashushanyaga abisirayeli mu butayu, nizo mpamvu ngo ni itorero ryo mu butayu ryagize gukiranuka kurusha andi. Perugamo ni itorero ryo mu kibaya cy'Imoabu, ubundi barya itorero rya Balamu. Ituwatire ni itorero ry'abacamanza cyangwa rya Yezebeli, umushumba waryo yari Yezebeli. Isarudi ni itorero ry'abami bamaze kugwa mu bukonje n'ubusinzire. None Filadelfiya ni itorero rya Nehemiya bavuye mu bunyage i Babuloni. Laodikiya ni itorero ry'abafarisayo ariryo Yesu yasanze. Uro turi mu ishusho y'itorero ry'Laodikiya, niryo riheruka, nta rindi rizarikurikira, nta rindi. Aya matorero rero si ukuvuga ko yavuyeho, ahubwo yagaragazaga intambwe azaranga itorero kuva ku kuzuka k'umwami Yesu kugeza igihe azagarukira. Efeso rero ni itorero ry'ikinyejana cya mbere Yesu n'intumwa ze. Simuruna ni itorero ry'akarengane k'ibinyejana 2, abana b'Imana baratotezwa. Perugamo ni itorero rya Constante hagati y'abagatulika n'itorero ry'Simuruna. Noneho Tuwatire ni itorero bita rya Yezebeli, biranditswe mu byahishuwe 2:19, rigaragaza uko itorero ry'i Roma ryaje kugira ubudahangarwa riyobowe n'ubutegetsi bwa Papa, uburyo Tuwatire rigatulika. Itorero rigendera ku bihango, itorero riha ubudahangarwa umwana w'umuntu, itorero rivuga ko tugomba kwikubita imbere y'ibirenge bye, ko ashobora kubabarira, kandi uwababariye akababarirwa kuko ahagarariye Imana ku isi. Niho bavuze ngo ni ubudahangarwa. Isarudi rero ni amavugurura. Padiri Martin Luther amaze kubona ko bitari byo, bitagendera ku ijambo ry'Imana, kuko ikintu cy'ingenzi cyari cyaratoteje itorero ry'Ituwatire. Buriya n'uyu munsi wa none kinaracari toteza. Iyo umuntu abatizwa ataragura Bibiliya, umuntu akaririmba atagira Bibiliya, abaririmba iki? Iyo atanze ubuhamya atagira Bibiliya, abatanga buhamya ki? Impano z'Imana yaduhaye koko turahanura, abandi bavuga indimi, abandi bafite kwizera, abandi bakora ibitangaza, abandi basobanura indimi, abandi ndetse bararondora. Kurondora uretse ko byacecekeshejwe n'impamvu runaka, ariko kurondora nibyo burya byeza gitorero. Ariko byaracecetse kubera iki? Kubera abahanuzi bagiye muri mudi yo guhanura iby'ubukire n'iby'ubutunzi no kugubwa neza,
noneho amasezerano arimo ibyiza hagira urondora akaba yiteranije n'abantu. Ubundi abahanuzi ba kera batubanjira usomye muri Yeremiya ibice ni 28 umurongo waho wa 8 n'uwa 9, ijambo ry'Imana riravuga ngo bahanuye iby'ibyago n'intambara n'icorezo n'indwara biraba mu mahanga yose no mu bwami bukomeye, ngo ariko umuhanuzi uhanura amahoro mu iteraniro ntabwo bamwandika nk'ubuhanuzi ahubwo baramusubika bakazamenya ko yari umuhanuzi koko ariko y'amahoro asohoye. Noneho rero iyo umuntu aguhanuriye kuja mu mahanga cyangwa akaguhanurira imodoka cyangwa akaguhanurira umugabo mwiza cyangwa amafaranga, biraruhije kugira ngo umuntu arondore. Iyo arondoye yiteranya n'umuhanuzi akiteranya n'uwahawe, kikaba kibaye ikibazo agahitamo guceceka ariko abona ko ubwo buhanuzi butavuye ku Mana. Nizo mpamvu ibintu by'ubukire n'ubukene burya byangiriza itorero. Iyo umuhanuzi ahanura mu iteraniro avuga abarozi, nta na rimwe ndashaje nyoboye itorero imyaka 40, nta na rimwe ndabona umuhanuzi ahanurira umuntu ufite imodoka ko ari umurozi. Sindabona umuhanuzi ahanurira abo ku ruhimbi, kandi niba hari abantu ba mbere baroga ni abakire kuko bafite amafaranga nyine yo kubugura, arega burahenda nabwo. Ntugire ngo wapfa kuroga, ntabwo umukene yashobora kuroga. Ariko uja gusanga wafashwe mu iteraniro ngo ni umurozi ari wa mukene wa nyuma wambaye nabi kuko ari usa nabwo, ariko aho ufite imodoka yaroga ataroga ntawe umwerekwa kuko yanga kwiteranya nawe. Icyo shaje kwangiriza itorero cyane mu buryo bukomeye. Ijambo ry'Imana rero hano riravuga ngo itoro rya Efeso koko ryagize gukiranuka kuko ryaranzwe n'ingingo nziza zifatika. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nzi imirimo yawe myiza, nzi umuhati wawe, nzi kwihangana kwawe, nzi nuko utabasha kwihanganira abanyangeso mbi, kandi nzi ko ufite n'umwuka w'uburondozi ukamenya biyita intumwa atarizo bakaziyita koko, ukabimenya ukabarondora, kandi warenganirijwe izina ryanje, kandi wagira inyigisho z'abanikorayite. Inyigisho z'abanikorayite ni inyigisho zari zarigishiye gusangira byose. Abantu basangiraga amasengesho n'ijambo ry'Imana, ariko n'ibyo kurya bagasangira. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nta mukene waga mu itorero uko bose basangiraga uko buri wese akennye. Haje amashari rero, hahaguruka umuntu Nikorawo azana ubuhanuzi bukomeye bwo kuvuga ngo twishe ijambo ry'Imana kuko Imana yadusabye gusangira byose, ariko dusangira bimwe ibindi turabireka. Abantu bagasangira ibyo kurya, bagasangira ijambo ry'Imana, bagasangira amasengesho n'igaburo ryera, ngo ariko ntibasangira abagore ngo kandi nabari imitungo yabo. Izo nyigisho nizo zita iz'abanikorayite, inyigisho zigisha gusangira byose. N'ubu amashami yayo muri Kongo arahari. None se pastor ntarakurogoye aho ngaho izo nyigisho z'abakorayite, nizi nyigisho nizo nyigisho twumva ko twari tuzi ko intumwa arizo zagendaga zibwiriza gusangira byose abatubanjirije. Gusangira byose nyine umuyobe wo kuyobya itorero no kuri senya yaraje aravuga ati iyo bavuga byose bashiramo n'abagore. Wanyumvise? Kandi umugore ntasangirwa. Aravuga ati kuki musangira ibindi byose mugaheza abagore banyu, nukuvuga ngo ntimurakundana. Nta rukundo ruraba kuko ukunda ntiwamwima umugore wawe, aba ariko yigisha. Umugore ari nk'itungo. Arayobya, amaze kuyoba itoro rya Efeso riramuca. Rimaze kumuca, Imana mwishurirwa rya Yohana irarishimira avuga ngo nzi imirimo yawe, nzi umuhati wawe, nzi no kwihangana kwawe, nzi nuko utihanganira abanyangeso mbi, nzi nuko urondora biyita intumwa atarizo, nzi nuko arenganirijwe izina ryanjye, nzi nuko arwanyije imirimo y'abanikorayite nanje nanga. Niko hano havuga. Ubwo ni Efeso yabwirwaga. Ni Efeso yabwirwaga. Efeso rero yatsinze byose, itsindwa ikintu kimwe. Ijambo ry'Imana avuga ngo ariko mfite icyo nkugayaho na n'uyu munsi turacarwana nari. Nuko aretse urukundo rwa mbere. Buriya kuko urukundo ari byose, ijambo ry'Imana avuga ngo udakunda ntazi Imana, kandi Imana ni urukundo. Hariya Yohana ya mbere bice 20 haravuga ngo umuntu navuga ngo nkunda Imana ariko akaba adakunda mugenzi we bari kumwe, azababesha, azaba ari umunyabinyoma ko ntabwo waba udakunda uwo mwicaranye ngo ubeshe ngo uzakunda Imana utareba. Ubundi tuganira n'Imana mu buryo bw'umwuka.
ariko imana ntimwicaranye ngo urayireba cyangwa ngo urayifasha kandi nta kigukenewe. Ariko wa muntu mwicaranye ijambo ry'Imana ravuga ngo nukunda uwo nibwo uzaba ukunze Imana. Hariya muri Matayo 25:31 haravuga ngo ubwo umwana w'umuntu azaza mu bwiza bwe no mu cyubahiro cye azabarobanura nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene. Intama azazishira iburyo, ihene azishira ibumoso. Azahamagara bari iburyo ngo muze abo data yahaye umugisha murago ubwami bw'iteka mwasezeraniwe kuva kukuremwa kw'isi. Nari nshonje muramfungurira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari ndi umushitsi murancumbikira, nari mfite inyota mumpa ico kunywa, nari ndi mu bitaro muransura, nari ndi mu nzu y'imbohe muransura. Ayo magambo Yesu azababwira abari iburyo bazava ngo twakubonye ryari, twagucumbikiye ryari. Yesu yaravuze ngo cyagihe mwabikoreraga bato muri mwe, cyagihe wacumbikiraga umuntu wabuze ahaba, cyagiye wambikaga umuntu wambaye ubusa, cyagiye wagaburiraga umuntu waburaye, ngo burya ni nje wabihaga. Nzavuga ngo mwinjire mu bwami bwa data murabwe ubwami bw'iteka. Abo nabakoze neza bakorera abo babana nabo, ariko nibwo bakoreraga Imana. Ubu rero abantu ntabwo babizi. Abantu baja mu mwuka bagasenga pe impano zikamanuka. Niko iwacu dukora, barasenga impano zikamanuka, bakava saa 3 za mu gitondo impano zimanuka, abantu bihana, ariko bikagera saa 10 umurozi bakamurondora, umujura bakamurondora, wenda n'uwibye bakamurondora, n'ufite amadeni bakamurondora, ariko nta uragera saa 10 yeretswe umukene. Kandi burya dusengana n'ababuraye bagaceceka. Ubwo umwuka w'Imana uza kereka uwaroze, akereka uwibye, ntiyereka uwaburaye, ni iyihe Mana? Kuko muri Timoteyo ya 2 igice cya 7 haravuga ngo iyo umwuka w'Imana manutse akamanuka atari kumwe n'urukundo muzawushidikanyeho. Ntabwo twahawe umwuka w'ubwoba, ahubwo twahawe umwuka w'imbaraga n'urukundo no kwihangana. None se pastor, aho ngaho turavuga ko ikosa ryaba ari iryande? Ni ibyo wamanutse hanura avuga ku murozi cyangwa se ku muntu bwa buhanuzi bwahanutse ntuvuge ku mukene. Ese ubwo ikosa twavuga ko ari iryande? Ni ry'Imana yahishuye cyangwa ari ikosa? Ni imyigishirize, kuko buryo umuntu yigishijwe nabi yerekwa nabi. Inyigisho zijyana n'intuza. Inyigisho zijyana niyerekwa burya uko urarebe nzi Mukamira Ruhengeri. Yego. Abadivantiste bahageze mu 1921 bigisha icyo kirere cyose cya Musanze na Gisenyi ya ruguru ko kurya ingurube ari icyaha. Iyo ugeze ku birometero 2 mu cyumba cy'amasengesho Musanze barakubona ko wayiriye barakurondora. Iyo ugeze i Rusizi cyangwa i Butare kubera begeranye n'u Burundi bigishije ko amasaka agarukira ku makoma, ko nta ukwiriye kugira n'amamera kuko banga ubushera. Ariko iyo wanyoye ubushera mu cyumba barakurondora. Mu Ruhengeri rero iyo bavuze ubushera bari ikigage kiratuma utanagenda, ariko ntibacerekwa kuko batacigishijwe. Ariko ingurube bigishijwe nabo barayerekwa. Kwiga rero iyerekwa rigendana no kwiga. Ukuvuga ngo Imana barayiyobora. Barayiyobora, nico kibazo gikomeye. Nuko n'abadivantiste baterekwa, ariko yabeberekwaga baberekwa isabato gusa. Kandi ibyo Madamu White yeretswe mu bitabo bye ni isabato. Ngira ngo ibitabo bye nta wigeze ubisoma. Wabisomyeho. Ico yeretswe ni isabato. Avuga ko abantu bica isabato bakora kwa sabedi batazaja mu ijuru. Ntiyabyeretswe si nuko ari kubyo biga. None se nibyo urabyemera ko abantu bakora kwa gatandatu batazaja mu ijuru? Imyemerere yanjye ntabwo byemera. Ariko yarabyize warabyerekwa. Nukugira ngo nukwitondera inyigisho nizo zitegeka byose. Uko wize niko werekwa. Ngo ntiwakwerekwa. N'uyu munsi bavuze ngo kwinjira mu rusengero wambaye inkweto ni icyaha, bakarara babyigishije, ejo batangira kubirota no kubyereka. Ni ikibazo kiri. Umwuka wera uvuye ku Imana w'umwimerere ntusanzwe. Kandi Imana ivuga ntabwo ivuga nka biheko. Uvuge ngo Mana avuga ngo ivuge, Mana avuga ngo ivuge. Imana ivugiye ari ngombwa.
iyo ari igihe cyo gutabara kuko twewe nge ndimondi toro ryacu usanga abantu aja mu cyumba cy'amasengesho kiruhura kuwa mbere kuwa kabiri akaja mu cyakagarama kuwa gatatu akaca mu Kimironko kuwa kane akaja mu cya Kibagabaga kuwa gatanu akaja mu cya Kinyinya kuwa gatandatu akaja mu cya Remera ku cyumweru akaja mu cya Bibare aho hose ashaka kugira ngo Imana igire ikimuvugaho wamubaza utise ko agiyeyo karindwi uzasenga ku cyumweru uzakorera ryari ngo Imana yaravuze ngo mbe mu byayo nayo izaba mu byanje icyo ni ikibazo ni ngombwa ngo iyo ugiye gusenga Imana ikuvugeho ni ngombwa Imana yakuvugaho bibaye ngombwa kandi nibitegeka ariko wowe kiranuka gusa numara gukiranuka ibyishaka kubiko izabivuga ariko si ngombwa ngo ugende ugiye kumva iby'Imana irakuvugaho ko muri benshi se mwese irabavugaho iyo rero itabavuzeho kandi bagiye bashaka kuvugwaho ni usanga abafite impano cyane cyane y'ubuhanuzi n'abatayifite batangira guhanura iby'Imana itababwiye niko Hananiya byagenze hano muri Yeremiya 28 Yeremiya rere kw'Imana imubwiye ko Abisirayeli bagiye kunyagwa bakaja mu Babuloni bakamara y'imyaka 70 cyo gihe cyari igihande c'abayuda c'amajepfo ariko amaze kubyerekwa bibwira iteraniro amaze kubibwira iteraniro Hananiya ari umuhanuzi waho Gibeyoni nawe arahaguruka mu iteraniro kuko yabonye ko ubuhanuzi bw'imyaka 70 batabyishimiye nawe arahaguruka aravuga ati ngi Imana imbwiye ibiri undi ati ngi mbwiye 70 undi mbwiye ibiri ni Hananiya hano baje impaka bagiye impaka abayuda kuko bari bakunze ngo ibibiri bashigikirwa wavuze niki Habati byibuze twakoze iki cyatuma tubabazwa imyaka 70 ibiri wenda twaracumuye nibyo ariko imyaka 70 se uwo mwatanye mwani mwarashakanye muzogera kubonana mute abana se Yeremiya yigize ingenge avuze myinshi kandi ni Imana yari yimubwiye ariko Hananiya yabonye kwiteraniro ryose rimukunze ko ari wahanuye neza kuko yaborohereje uri ubuhanuzi bworoshe abantu barabakunda ariko ubukomeretsa ntabwo abantu babukunda izo mpamvu Yesu atamwishimiraga nuko yakoraga hakomeretse noneho baramukunda amaze kumushigikira birukana Yeremiya ariko Uwiteka yanga ko batahana ikinyoma aramanuka anyura muri Yeremiya aravuga ngo Hananiya ntabwo Imana yagutumye kandi wakwimbago z'ibiti mu ijosi ry'umuhanuzi weme uzivunira imbere y'iteraniro Uwiteka agira ingabo aravuze ngo ugiye gucura iz'ibyuma mu cimbo cazo bigaragara ko Nebukadineza agiye kubashira mu buretwa kandi azabategekana n'amatungo yabo iyo myaka 70 ishire ariko Hananiya kuko hanurira kwiringiza ubwoko bw'Imana ibinyoma ukabaha umunezero w'ikinyoma ugatuma ibyiringiro bitari byo ntabwo ndemera kuguma kuba mu bwoko bwanje muri uyu mwaka hari mu kwezi kwa gatanu urawupfamo ijambo ry'Imana rivuga mu kwezi kwa karindwi arapfa bwabuhanuzi burasohora bemera 70 ya Yeremiya barayitegereza rero impano y'uburondozi yagiraga akamaro cyane ariko kuko urobera urondora ukabuza abantu inyungu zabo barakwanga umuntu akicecekera agacikarirwa nyine ati none bamaze kumubwira ko agiye kubona imodoka mvuge ngo ntayo kandi yarangije kuyirema muri we kanicecekera ariko ndi kureba aravangiye ariko pastor tukiraho ku mpano y'uburondozi igihe hari ikintu ntari kumva ese koko iki gihe impano y'uburondozi impamvu itagikora nuko umuhanuzi yanga kwiteranya cyangwa se uwo mwuka ndavuze ngo nyobora itora imyaka 40 narabyitegereje ndabibona kabona umuhanuzi arabibonye kuri muntu atatubi ariko nkabona atinye uwahanuye atinye n'uwahawe kabibona kandi wamwegera umubaza umwiyegereza akavuga ati natinya ariko nabibonaga kuko abantu bose baza mu cyumba cy'amasengesho baze gushaka amasezerano urumva ntawe ushaka mabi kandi si ko Imana ikora ntabwo twese duherega ibyiza rimwe oya hari abahabwa ibyiza mu gihe cyabo abandi bakazabiga mu gihe cyabo ariko twese ntabwo tuza mu cyumba cy'amasengesho uwo munsi byo gushaka ibyiza byabone ibyo se ni ko Imana ikora oya ishobora no guhandetse bamwe ikareka abandi kuko mu masengesho twabinosheho bishope twabinosheho twavuze ko hari abasenga bagasubizwa uwo munsi hari abandi basenga bigasaba gutegereza no kwihangana bikazasohora
twatanze urugero rwa Mose wasengaga akivuga ibyo agiye gusengera bikaba, ariko tuvugana bahana bagiye barasenga ari bato ubuhanuzi bukaza bashaje. Noneho tuvugana ba Paulo bagiye baje imbere y'Imana bafite ikibazo bagasenga bashaka gusubizwa, Uwiteka Imana ikabasubiza ngo ubuntu bwanje burabahagije, ntabwo ibyo musaba ari byo bibakwiye, akabireka. Navuze ko twese tujya gusenga, ariko usanga benshi bagiye gushaka amasezerano. Iyo bagiye gushaka amasezerano rero bashobora no guhabwa amahuri, umuntu akaguha amasezerano atariyo ukayiringira ukayagendera, ariko ntazasohore kuko ataravuye ku Mana. Kandi rero sina ngombwa ngo abantu bose bahabwe ayo masezerano ngo bahererwe, kuko Imana buri wese afite uko akorana n'Imana, ariko Imana ntabwo yateguye kuzaduhera rimwe, nkuko itaturemeye rimwe niko itaduhera rimwe, buri wese yamugeneye igihe cye. Abasubizwa rero ako kanya basenga ni igice kimwe, abategereza kugira ngo Imana irebe kwihangana kwabo no kugira ngo imanze yabaho ubushobozi bwo kujera bwo kubika ico basaba. Buri ushobora no gusaba icyo utashobora kubana. Umwana w'imyaka 18 agasaba miliyoni 40, hari igihe Imana ishobora kuvuga ngo tegereza ubanze ukuri, numara kugira ubushobozi bwo kuba wazikoresha nzaziguha, ariko sinkwanga. Wasabye ikikuruta, tegereza. Imana rika kugenzura mu kwihangana kwawe utegereje amasezerano, ariko ayi nuja gusenga agasenga kuko yagikunze, ariko atari Imana imushakaho. Narzo mpamvu Paulo igihe kimwe yarasengaga akavuga ati erega njewe kubaho ni Kristo no gupfa byambera inyungu, kuko yumvaga ko umubabaro we ari mu nzu y'imbeho yandi ku rwandiko rw'Abafilipi, yumvaga ko yakwigendera akabana na Yesu. Yarabyanditse ati ikinezeza nuko nje nagenda nkabana na Yesu, ariko kuko umurimo w'Imana yampamagariye wo kwamamaza ubutumwa bwiza ntaza aho ugarukiye nkaba ntarawurangiza, sinzi ico nahitamo. Peze murunga bangabo nukuvuga ngo Paulo we yagenderaga ku bushake bw'Imana, ariko umubabaro ugatuma yifuza gupfa, ariko ubushake bw'Imana yakwibuka akavuga ati Imana ubushake bwawe bube. Nizo mpamvu yasenze asengera ico yifuza, ariko Uwiteka aramubwira ngo ubuntu bwanje buraguhagije. Hari mu Bakorinto ba kabiri ibice 12 umurongo wa 7 haraba ngo kandi kugira ngo nta kwishira hejuru kuruta ibirenze bikwiriye nibyo nahishuriye n'umwami wanje, mpabwa igishakwe cyo mu mubiri ariyo ntumwa ya Satani yo kunkubita ibipfunsi kugira ngo nta kwishira hejuru, ariko aravuga ngo kubw'ibyo ninginga umwami wanje gatatu ngo ico kintu kimvemo, arampakanira ngo ubuntu bwanje buraguhagije. Nibyo navuze kurondora rero Imana yaduhaye impano zitandukanye. Abakorinto wa mbere 12 umurongo wa 8 hari impano y'ubwenge, hari impano yo kumenya, hari impano yo gusengera abarwayi, hari impano yo gukora ibitangaza, hari impano yo kwizera, hari impano yo kurondora, hari impano yo guhanura, hari impano yo gusobanura indimi niyo kuvuga mu ndimi. Izo zose umwuka wera zitanze uko yishakiye, si twe duhitamo, ariko Imana yabikoreye kugira ngo zose zigira akamaro mu itorero. Nicyo yabikoreye, wehe iguhi yawe igukwiriye nawe iguhiye. Ntabwo twahamagariye kuzifata zose, ntabwo ari bibi kuba wagira impano ebyiri, ntabwo ari bibi, ariko ugize nimwe nta cyatuma udakora. Impano yo kurondora niyo navuze rero ngo na n'uyu munsi iracakora, niyo twasomye hano mu itorero rya Efeso yari ihari, ariko ntabwo uyu munsi wa none igikora nk'icyo gihe. Nicyo nashatse kuvuga, niho nasobanura ntabwo igikora nk'icyo gihe. Abantu bakunze ubukire, bivuga ngo yamizwe n'impano y'ibitangaza. Ubukire, utekereza ubukire ko. Ariko kandi pastor hari ahantu uvuze ngo impano yo gusengera abarwayi, ndavuga nti se impano yo gusengera abarwayi ni nayo impano y'ibitangaza? Oya birahari hano. Bamwe bahabwa gusengera abarwayi, abandi bahabwa gukora ibitangaza, birahari biratandukanye. None se niba dukora ibitangaza, urugero nko gusengera umuntu urwaye agakira, yego cyase igitangaza. Ni impano yo gusengera abarwayi, ko ari igitangaza kitarimo indwara. Hari igitangaza kitarimo indwara. Urugero cyarabaye, urugero cyarabaye iwacu imasisi, ubukwe bwo guterura buracahaba. Umukobwa yakubenga ugashaka abasore mugahagarara aho baranyura, buracahari uyu munsi wa none. Aho aranyura agiye mu masengesho mugapfukama, umukobwa azagiye mu masengesho na Bibiliya bagaterura bakajana. Igitangaza cabaye mpa. Cyari igitangaza subwo. Oya sindarangiza. Yego. Igitangaza ico bifuzaga nuko bari bashaka umugeni wabo. Ariko bamugejeje mu ndaro yaravuze ngo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti
bose baba pararize, babaye bazima ari uko basengewe n'abandi. Pararize yamaze iminsi 2, umukobwa ari muzima, abahungu ari pararize. Si igitangaza, ariko nta rugusengera abarwayi. Yego. Nukuvuga ngo iyo Petero agenderaga hejuru y'amazi yiganda Yesu yasanze abigishwa be mu museke agenderesha amaguru hejuru y'amazi. Petero avuga ngo Yesu niyo ati ni ngewe, niba ari we ntegeka nanjye gendere hejuru y'amazi, ati ngwino. Petero agendeye hejuru y'amazi akanya gato, ariko arebye ubugari bw'inyanja, kwizera kuracogora, arashidikanya. Agiye kubona abona aribiye, Yesu aramufata aramutera bati, yewe abafite kwizera guke we, ni iki cyatumye ushidikanya? Wandebaga agenda, wagombye kugenda nkanje ukanyitegereza gusa. Icyo cyari igitangaza, nto kwari ugusengera abarwayi. Iyo dusengera abarwayi bagakira, byo tubyita iki? Impano yo gusengera abarwayi iranditswe muri Bibiliya. Yitwa impano yo gusengera abarwayi. Kuko na n'uyu munsi tujya tubyumva benshi, kandi bari no mu nzu y'Imana bavuga ngo Imana yakoze ibitangaza mu rusengero, hari abantu bakize. Nibyo navuze nti ni imyumvire n'imyigire. Hari n'abapasire benshi batashobora kubyigisha ngo bitandukanye, nkuko impano yo guhanura no kuvuga indimi batari bashobora kuyitandukanya guza ari umuntu. N'abahanuzi n'abavuga indimi ntibarashobora gutandukanya kuvuga indimi no guhanura. Ni impano zitandukanye. Hari ukuvuga indimi, kwakira ubutumwa buvuye ku Mana mu ndimi zidasobanutse, naho umuhanuzi ntabwo avuga indimi. Umuhanuzi yakira ubutumwa mu Kinyarwanda iyo ari mu Rwanda. Umuhanuzi yakira ubutumwa mu Giswahili yari Tanzania. Umuhanuzi yakira ubutumwa muri Lingala yari Kinshasa. Umuhanuzi yakira ubutumwa mu rurimi ruvugwaho. Nta muhanuzi uvugwa mu ndimi, ariko ntibari bashobora kubitandukanya. Ubona umuhanuzi agiye guhanura akabanza kuvuga indimi, none bakamwita umuhanuzi. Oya, ni ubutumwa buvuye ku Mana bw'ikimenyetso c'abatizera. Abakorinto ba mbere ibice 14 ku murongo waho wa 22. Ni ikimenyetso c'abatizera. Indimi ni ikimenyetso c'abatizera, naho ubuhanuzi ni ikimenyetso c'abizera. Ubuhanuzi bugomba kuvugwa mu Kinyarwanda. Iyo uhagurutse ugiye guhanura uvuga mu Kinyarwanda. Iyo ubanje indimi ni impano y'indi, nibyo ni ibindi. Ni ubutumwa bwiza buvuye ku Mana ariko buje mu ndimi, nabyo biremewe. Abantu rero ntibashobora kuzitandukanya, barabivanga. Kubera iki? Batabyigishijwe. Ariko Imana itandukanye impano y'ubuhanuzi n'impano yo kuvuga indimi. Kugira ngo nkanje mpazi ibirego wize, niba ndi kumwe n'agakecu mama wambyaye, Imana igakoreshe mu Congereza numve kiruti cyanjye, kandi nje nararangije amashuri, kubera ari Imana ivugira muri we, none ntangare. Niba naranze kwihana, cyo gihe ndikwita hasi. Tuketi ndatangaye, mama ntabwo yigeze agera mu isomero, ariko avuze Icongereza nanjye ntashobora gusubiramo. Okay, nkikubita hasi, cyagihindutse ikimenyetso c'abatizera. None abanyabasengesho bakayita ubuhanuzi. Ni ikibazo kiri. Gira ngo abadukurikiranye mwese muri kugenda musobanukirwa uburyo impano z'Imana zimeze. Ko impano y'ibitangaza, icyo twumva ngo mu rusengero habera igitangaza runaka, akoreshwa ibitangaza no gusenga. Kandi kenshi twebwe tuzi ko ibitangaza, cyangwa abantu benshi bajya bavuga ko ibitangaza ari ugusengera abarwayi bagakira. Niho kenshi ibitangaza bigarukira. Kuko niba wasengeye umuntu akabona amafaranga, sinumva babyita ibitangaza. Niba wasengeye umuntu agahabwa inzu, ndumva atari, ntabwo abantu babyita igitangaza. Nibyo navuze nti ntabwo babyigishijwe ngo babere ikitandukaniro. Ntabwo babyigishwe ngo babere ikitandukaniro. Ahubwo abantu bamenye izo mpano zikanabakoreramo, ariko batarazigishijwe. Ikibazo gihari si ukwakira impano abantu barazakiriye, ariko abantu ntabwo bizi ijambo ry'Imana. Ariko hari pastor wavuze ko impano, reka mpatinde gato, wavuze ngo impano ntabwo ushobora kuzihabwa zose. Zose oya. Za mpano 9 se, ubundi impano ntabwo ari 9, nyinshi. Somye mu Baroma 12 ku murongo wa 6 n'uwa 8 hari nyinshi. Hari impano yo kuyobora, hari impano yo kugira ubuntu, hari impano yo guhugura, hari impano y'imbabazi, hari impano ndetse n'Abakorinto ba mbere 7 umurongo wa 6 n'uwa 7 hari impano ndetse y'ubusiribateri. Izo ni nyinshi cyane muri Bibiliya, ni nyinshi cyane. Ariko none Uwiteka Imana azitanga uko yishakiye, atanga uko ashatse. Ariko ntiwavuga ngo urafata zose, iteraniro sibyo ryasigara ntabwo ari cyo. Cyakora wagira ebyiri 3, kuko Paulo yasengeraga abarwayi, Paulo yavugaga indimi, Paulo yarahaduraga.
uko ari eshatu yari azifite. ntabwo yabwirizaga oya kubwiriza ni ministeri. Kuko bamwe bahamagariwe ku intumwa akora umurimo w'intumwa. Hariya mu Baefeso bavuga ngo bamwe yabahaye kuba intumwa, abandi baha kuba abahanuzi, abandi ibaha kuba abavuga butumwa bwiza, abandi baha kuba abungeri, abandi baha kuba abigisha. Paulo ari muri ya kategori za ministeri ku ntumwa. Hajo gihe ni ministeri ubwo. Mu muhamagaro. Itoro rya Efeso ryaranzwe n'ibintu 8 ariko birindwi byiza, kimwe kirabyangiza. Ijambo ry'Imana rivuga ngo bagize imirimo myiza, bagira kwihangana, ndetse bagira kurondora, bagira kurenganira izina ry'Uwiteka, bagira kwanga inyigisho z'Abanikorayite. Ari ijambo ry'Imana riravuga ngo ariko mfite ico nkugaya. Ibyo byose warabitsinze, ariko waretse urukundo rwa mbere. Niko kaga kugarije itoro ry'uyu munsi wa none. Impano ntabwo zacogoye, ariko abantu gukundana byarananiranye. Iri ni itoro rya Efeso rero ry'ikinyejana ca mbere. Byari igihe cy'intumwa, Yesu n'intumwa, ryari itoro rikomeye cyane. Babanye na Yesu, bigira ku birenge bya Yesu, niryo toro bita itoro rya Efeso. Yesu amaze kuzuka, itoro ryatangiye uwo mwaka rigera mu mwaka w'ijana. Noneho hatangira itoro rya Simuruna. Abisirayeli bageze mu butayu, itoro rya Simuruna ryari n'iryakarengane, aho abantu bishwe na ba Kayisari mu rwego rukomeye rutangaje rw'isi. Hari ijambo ry'Imana riravuga ngo wandikire marayika w'itoro ry'Isimuruna. Isimuruna bisobanura ngo ishange, Efeso bisobanura ngo kureka. Ubuhanuzi bwabaga muri aya mazina nibwo bwasohozaga ibiyarimo. Niba baranditse ngo Efeso bisobanura kureka, nuko yari igiye gufatwa na ririya jambo ko baretse urukundo rwa mbere. Simuruna rero ni ishangi, ni abantu bahumuriye Imana neza, irabitegereza, irabanezererwa, ibita ishangi. Ishangi ni igiti gihumura neza. Bari abanyamasengesho, bemera kurenganira izina ry'Imana, bagira guhamya kwiza, baricwa, ndetse ijambo ry'Imana riravuga ngo ntutinye kugire kubabazwa agahe k'iminsi 10. Bashakaga kuvuga gutotezwa munsi y'aba Kayisari bageraga ku 10 b'ico gihe. Batoshteje itorero kuva kuri Kayisari Taraja kugera kuri Kayisari Diyokeresiye. Batoshteje itorero ari aba Kayisari 10, byandikwa mu buhanuzi bwa Yohana. Barihangana. Ijambo ry'Imana rishaka kutubwira iki? Nta muntu ushobora gufata urugendo rwo kuja mu ijuru ngo azabashe kurusohoza adaciye mu karengane. Ibyakozwe n'intumwa 14 umurongo wa 22 haravuga ngo bakomereza guhumuriza imitima y'abigishwa, bababwira ko bakwiriye guca mu makuba niba bashaka kwinjira mu bwami bw'Imana. Nta nzira yo kwinjira mu bwami bw'Imana itanyuze mu makuba. Niyo yanzira ifunganye bavuga. Ingari ni ijana kurimbuka, benshi bayinyuramo, ariko ifunganye yo gukurikira Yesu Kristo ni inzira iruhije. Muri Matayo 5:11 haravuga ngo niba batuka bababeshera ibibi byinshi, babampora, muzanezerwe kuko ingororano zayo zizaba nyinshi mu ijuru. Nizo mpamvu hepfo ku murongo waho wa 6 aravuga ngo hahirwa abarenganirizwa gukiranuka kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Abantu benshi bashaka kuja mu ijuru mu munezero, ariko iyo nzira ntayihari kuko Yesu ntabwo ari yo yanyuzemo. Ntayibaho. Abantu benshi bashaka gufatira urugendo ngo barugendemo mu mahoro, ntabwo ari rwo Yesu yagenzemo. Yesu yarababajwe, Yesu yaratotejwe, Yesu yazize akarengane. Abahamagawe rero bakwiriye kugera ikirenge muke bakababazwa. Nizo mpamvu bahumurije abigishwa bari kuvuga ngo mwibabara mwicogora. Akarengane karakomeye mu itoro ry'Isimuruna, ariko nta yindi nzira yabasha gutuma abantu binjira mu bwami bw'Imana idaciye mu makuba. Abantu siko baboda. Iyo wigisha izo nyigisho rero abantu bumva ko ibinejeje bibuze bakabireka. Nizo mpamvu kugwira kw'abakristo mu itorero si uko babonye ibyiza. Babonye iby'isi ariko nta babonye iby'ubugingo. Iby'ubugingo biraruhije. Ngira ngo Yesu aganira na wa mutunzi amubaza ngo ngire nte kugira ngo ninjire mu bwami bw'Imana, simubibona.
Yesu yaravuze ngo uzi amategeko, ntukice, ntugasambane, ntugashinje mugenzi wawe ibinyoma, ntukibe, ubaye so na nyoko. Ati ibyo narabyubahirije kuva mu bwana bwanjye. Aravuga ati garuka hano, ugarutse hano. Yaragiye batandukanye, garuka hano. Wafata ubutunzi bwawe ukabugura amafaranga ukayagabira abakene, bya byishimo biramukamana. Arebye inzira yanyuzemo kugira ngo abigereho, yibwiraga ko kuja mu ijuru ari ukubahiriza amategeko kuko bari babisangana. Ariko Yesu aravuga ati siko biri, ibyo byari ibya Mose. Ngenda avuze ngo wafata ubutunzi bwawe ukabugurisha ukagabira amafaranga abakene, abararaka. Ijambo ry'Imana riravuga ngo agenda babaye kuko ari umutunzi cyane. Bamwe mu bigishwa bamwumvaga n'abari aho ngaho baravuga ngo niba bimeze bityo ninde waja mu ijuru? Yesu aravuga ngo ikidashobokera umwana w'umuntu imbere y'Imana kirashoboka. Gushobora kuvuga ngo birakomeye koko, ariko imbere y'Imana igushoboje wabitanga. Ariko ku mubiri ntiwabitanga kuko umutunzi yarirutse kandi yaraje afite inyota yo kugira ngo asanganire Yesu yinjire mu bwami bw'iteka. Ariko bamubwiye gufata ubutunzi bwe, abantu benshi bashishikara mu murimo w'Imana pe, ukana bafite umurava iyo ari mu magambo. Hariya muri Yohana ya mbere igice cya 3 umurongo wa 18 haravuga ngo bene data mwe gukundana urukundo rw'urumamo ku rurimi, ahubwo mukundane mu kuri no mu bikorwa. Iyo bigeze mu bikorwa abantu bararakara, ariko iyo bikiri ku rurimi no mu magambo abantu bakorera Imana bari mu kirere. Rero itorero ry'Isimuruna ryaranesheje kuko ryarenganirijwe gukiranuka. Hano ijambo ry'Imana riravuga ngo unesha hariya ku murongo waho ibice bibiri, ibyahishe ibice bibiri, umurongo nuwa 11. Ufite ugutwi niyumva ibyo umwuka abwira amatero. Unesha ntaco azatwarwa n'urupfu rwa kabiri. Nubango abakiranutsi bazasinzira, ariko uko bazazukira ubugingo bw'iteka ntabwo bazahura n'urupfu rwa kabiri rw'abajyabyaha. Bo bazaba bagiye kuja mu muriro w'iteka, ariko abakiranutsi bazaba bari mu bugingo bw'iteka. Unesha rero nk'itoro ry'Isimuruna ntaco azatwarwa n'urupfu rwa kabiri. Ni imbuzi bahaye iri torero ahangaha. None ijambo ry'Imana rivuga ngo nza amakuba yawe nuko uri umukene nyamara ukaba uri umutunzi. Bari abatunzi mu buryo bw'umwuka ariko ari abakene ku mubiri. Bakibwira ko ari abakene ariko Imana yareba imitima yabo igasanga ari abatunzi mu buryo bw'umwuka. Niho anga yavuze ngo ntucogore nuko ugiye kubabazwa iminsi 10, ariko uje ukiranuka ugeze kugupfa nanje nzaguha ikamba ry'ubugingo. Iri ni ry'abarenganirijwe gukiranuka, bazize ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu, nibo bazahabwira ikamba. Isimuruna rero yaranesheje. Bashaka kwigisha amatorero bari kugira ngo tuyagendereho, tuje twirebera mu shusho yawe. Ese ko Simuruna yashimwe kuko yakoze ibi turi kubikora? Ese ko Efeso yagawe kubera yananiwe iki twe turagishoboye? Nugira ngo tuje turareberaho, nta kindi. Imana yacu dusange kandi dukomeze kugira ngo twumve intambwe ndwi z'itorero rigomba kunyuramo. Ibi bizaba kugeza ku kugaruka k'umwami wacu Yesu. Unesha rero ni uzahabwa ikamba ry'ubugingo mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Urakoze pasiteri. Ngira ngo abadukurikiranye murumva ko twari twasubukuye igice cya kabiri. Unesha ni uzambikwa ikamba ry'ubugingo. Reka tube dusubikiye aha. Ndabizi ko tuzagaruka ku kindi gice ubutaha. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Reka udusengere Imana. Mana turagushimiye, turaguhimbajwe neza kubw'amagambo yawe. Turahangaha imbere y'amaso yawe, kandi waduha amasezerano ngo babiri bari cyangwa batatu bateraniye mu izina ryawe yubahuje umutima uri hagati yabo. Abangaba dufite ibyiringiro ko ntaco dupfa, dufite ibyiringiro kuri hagati yacu. Turagushimiye ko ijambo ryawe rirahaza ubugingo bwa benshi, abari mu mahanga yose babyumva, abari mu bihugu bitandukanye no mu turere dutandukanye bumva amagambo yawe, kuko haravuze ngo abantu bose bafite inyota baje bakwegera, kandi abazakwizera mu minsi yabo imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda yabo. Werekeje ku mwuka wera ugiye kubarukira abigishwa. Ndagushimiye mwami kubw'amagambo yawe, ndagushimiye kubw'ikiganiro cy'uyu munsi, ndagushimiye kubw'impuguro ziragera kuri benshi kugira ngo buri wese abashe kwibaza no kwisuzuma, ahindukire yitirirwe izina ryawe.
tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. murakoze, Imana iguhe umugisha. Hanyuma navuga ngo mbese nkwashaka kugira ngo agusobanuze, kuko izi nyigisho ni ndende kandi zifite ubusobanuro bwinshi, yagukura he mwabona na muto? Mfite channel ya gusenga everyday, Pastor Mpazibirego go gusenga everyday, kuri nimero ya WhatsApp 0786969620, 0786969620 kuri channel ya gusenga everyday, Pastor Mpazibirego Pierre. Murakoze, bane bahumugisha. Amen. Philadelphia, Imana iratsinda.